Reka tubasuhuze bakunzi ba Buhoka Wisanzure TV, nizere neza kuko mwaraye muvuye muri Noheli amahoro, ariko bamwe muracyanayikomeje. Ndagira ngo nizere neza ko bamwe abantu baraye muguye agacuho kubw'umunezero n'ibyishimo, burya nabyo bibaye byinshi ariyo bitera umunaniro. Ariko reka nizere neza kuko mwese muri amahoro. Mbasuhuze rero abantu bari hirya no hino mudukurikira kandi mudukunda, mutuma Buhoka Wisanzure TV igumya kwamamaza inkuru nziza. Turi mu nkuru nziza rero y'urukundo. Reka tunashimira umukunzi wacu watubajije ikibazo kuri Buhoka Wisanzure TV ku kiganiro cy'ejo, atubaza ngo mbese koko Noheli Yesu yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ntabwo ariko bimeze, ariko ni umunsi mukuru twizihiza kubera ko ni umunsi abakristo navuga ngo babohoje cyangwa se bakuye mu maboko y'abahoze bawizihiza mu buryo bw'ibigirwamana. Uwo munsi mukuru rero uza kwitirirwa ivuka rya Yesu cyangwa se umunsi mukuru w'umucyo, kubera kuko uwo munsi wakoreshwaga n'ingoma z'abami b'i Roma bizihiza ibigirwamana, ko aribyo bibazanira umucyo, ko aribyo bibazanira umunezero, ko aribyo bibazanira ibyishimo. Ingoma rero za gipagani zimaze gutsindwa, zimaze gukurwaho n'ijambo ry'Imana, cyangwa se n'abakristu bari bibumbiye hamwe. Ngira ngo narabisobanuye mu biganiro byabanjirije iki ngiki ku mateka nyakuri ya Noheli. Twabonye kuko abakristu bibumbiye hamwe n'abatizera barwanya ubutegetsi bw'i Roma kugeza ubwo bemeje umwami Constante, umwami w'abami wari uriho i Roma, agasinya iteka cyangwa se agaca iteka rivuga kuko iminsi y'ibigirwamana ikuweho, yitirirwaga umucyo cyangwa urumuri. Ahubwo iyo ntambara yabayeho imyaka hafi 310, abakristu bahanganye bashaka kwizihiza iminsi mikuru yabo ya gikristo, ariko bari barimwe uburenganzira. Twibukiranye ko buriya mu mateka y'ijambo ry'Imana ubutegetsi, aho ijambo ry'Imana rikorera cyangwa se aho ijambo ry'Imana baryigisha, burya ijambo ry'Imana rigendana n'ubutegetsi buriho. Hari ukuntu rero ubutegetsi iyo bubaye bwiza, bwubaha Imana, bukubahisha Imana, ubwo butegetsi byorohera cyangwa se bibangukira abakora umurimo w'ivugabutumwa kwidagadura no kugeza ku bantu ibyiza byose umwami Imana yifuza kubagezaho. Ariko igihe ubutegetsi bubaye bubi, ubutegetsi igihe bubangamiye ijambo ry'Imana, bigora n'abakristo. Ni nako byagenze rero hafi mu myaka 330 ndetse na 35, kuko mu mwaka wa 336 mu kwezi kwa 12 nibwo umwami Constante ku itariki yemeje ko itariki 25 ikwiye kwegurirwa abakristo, bakajya bayizihiza, bizihiza umucyo wabaviriye, bizihiza umunezero wabaviriye, bizihiza agakiza bakiriye, bizihiza umucunguzi. Abakristo nabo kubw'uwo munezero n'ibyo byishimo baravuga ngo ubwo uyu munsi wahimbazwaga kubw'ibigirwamana, bishimira icyo ibyo bigirwamana bibagezaho. Cyane cyane twabonye icyo bitaga Mitra, cyari kiri Roma gikomeye cyane, bavugaga kuko ngo cyari ikigirwamana kiyambazwaga mu gihe batsinze urugamba cy'ikinyembaraga, cyangwa se kigaragaza gifasha Abaroma ngo gutsinda amahanga n'izindi ntara. Baravuga ngo rero ubwo uyu munsi mukuru umwami Constante yemeye kuko abakristo bawidagaduraho, witirirwa rero Noheli, ivuka rya Yesu. Cyane cyane ko abakristo n'ubundi tubona kuko nyine ni abantu bari bariyemeje gukurikira Kristo. Ndahamya neza ko icyo ngicyo gisubije. Ejo rero nababwiye hari ibidasanzwe. Iki kiganiro cy'uyu munsi wacu wa none turarebera ibidasanzwe byaranze iyi Noheli yabaye ku munsi w'ejo ku itariki 25 z'ukwa 12 2023. Hari ibintu byinshi bidasanzwe rero byabaye, ngiye kuza kubarebera bimwe muri byo. Bimwe muri byo rero bidasanzwe byabaye ejo i Yerusalemu. Ntabwo higeze hagaragara ikimenyetso cyo kwizihiza Noheli, aho Kristo yavukiye, umugwa mukuru, igihugu dukesha umukiza. Ejo ku munsi w'ejo ntabwo bigeze bagaragaza umunezero cyangwa ibyishimo bigaragaza kuko uwo mucyo wabaviriye. Ni iyihe mpamvu rero? Izo turaza kuzirebera hamwe. Ikindi kidasanzwe cyabaye ku munsi w'ejo ni uko mbere y'imyaka 100 igihugu cya Ukraine kitizihiza Noheli ku itariki 25, ejo
n'abari ku rugamba n'abasirikari n'abategetsi bose ba Ukraine bizihije Noheli bavuga kuko ari wo munsi ukwiye kwemerwa ko ari wo Kristo yavutseho, cyangwa se umunsi abakristo bizihizaho bishimiraho gucungurwa kwabo, aho umukiza urumuri rwabazi. Twibukiranye ko uyu munsi witiriwe Kristo atari uko neza, kubera ko mu kuvuka kwa Kristo habaho ibibazo byinshi, habaho guhungabanya abantu kenshi, inzandiko n'ibihe bitandukanye Kristo yavutseho ntabwo byabashije kwandikwa, kuko twibuke kuko Yesu mu kuvuka kwe hariho umwami bita Herode wabashije kurwanya amateka ya Kristo n'abamuvugaga, abica urupfu rubi ku buryo bigoye kugira ngo umuntu ahite amenya itariki nyayo Yesu Kristo yavutseho, kuko abantu bagumye guhutazwa, bagumya kwicwa, bagumya kubuzwa gutangaza inkuru nziza ya Kristo, ariko uko babibuzwaga niko bagendaga bimuka bajya hirya no hino. Burya rero amateka, uko abantu bagenda bahura n'ibibazo, ni nako n'amateka bamwe bagenda bayibagirwa, abayazi bagahutazwa bakicwa, bigatuma rimwe na rimwe ibyo banditse bigatwikwa, nta wundi muntu urabisoma. Ahasigaye rero byaje kugira mu mwaka wa 336 nta muntu n'umwe ufite amakuru afatika y'itariki Yesu yavutseho. Ariko kubera kuko ikuva kuri iyo ngoma y'umwami Herode hakomeje kwizizwa iyo minsi mikuru y'ibigirwamana mu rwego rwo kurwanya ingoma ya Kristo, abantu b'Imana batekereje ko uhereye icyo gihe kuri ibi bigirwamana byizihizwaga ko ari wo munsi ukwiye guhimbazwaho ivuka rya Kristo cyangwa ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka tuze turebe rero kuri bijya bidasanzwe twavuze. Ni ukubera iki byagenze bite kugira ngo i Yerusalemu ku munsi w'itariki ya 25 z'ukwa 12 aho wasangaga imitako, ibyishimo, amasoko, ibiciro byagabanutse, abantu bose bari kuvuga umunezero, bari kuvuga umucunguzi, bari kuvuga Savior, bari kuvuga Emmanuel, byagenze bite kugira ngo mu myaka myinshi ishize ku munsi w'ejo Yerusalemu ntibizihize uyu munsi mukuru, n'abawizihije bawizihize mu mutima, ariko mu by'ukuri ntibigaragare ku maso, ntibigaragare mu ndirimbo, ntibigaragare mu birori, ntibigaragare mu mihanda, ntihagire ahantu na hamwe bigaragara kuko bizihije umunsi mukuru wa Noheli w'ivuka rya Yesu. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Uyu munsi niko wiswe, niko witiriwe, ntabwo ari wo munsi Kristo tuzi neza ko yavutseho, cyane ko nta hantu amateka, haba abasomyi ba Bibiliya tugerageza kureba ubushakashatsi, dusanga itariki Yesu yavutseho itarabashije kuba yamenyekana ku buryo bwihuse, kubera kuko abantu bose bakagombye kuba barayimenye, bariya abashumba n'abariya abanyabwenge bose ntabwo bigeze bahabwa umwanya wo kugira ngo bandike amateka cyangwa bavuge amateka uko bayasanze. Ahubwo umwami Herode yagumye kuba ryagumba, bamwe baricwa, mwumvishije ko hari n'abana babigendeyemo, kugeza n'igihe umwami Kristo akiri uruhinja bamuhungisha, agahungishirizwa mu gihugu cya Egiputa cyangwa se mu gihugu cya Misiri. Bishatse kuvuga ko rero amateka ya Yesu ku ivuka rye hagiye habaho ibibazo byinshi bituma bigorana kugira ngo abantu ariko bagumya kuzirikana gusa ko umucunguzi yaje mu isi. Ikintu cyagumye kubaho kugenda kizunguruka mu bantu n'ikintu abantu bari batekereje, wari umuntu uzunga amahanga yose, amoko yose, akayabumbira hamwe, bakamenya kuko hari Imana nyamana, Imana imwe ikwiye gusengwa, Imana imwe ikwiye guhimbazwa. Kubera kuko mbere ya Kristo amahanga hafi ya yose, buri mahanga yabaga afite Imana, buri bwoko bwabaga bufite Imana. Abanyafurika bari bafite Imana zabo, Abanyaburayi bari bafite Imana zabo, Abanyaziya bari bafite Imana zabo, hirya n'Abanyamerika bafite izabo. Buri bwoko bw'abantu bwagiraga Imana zabo, ariko hari hakenewe Imana, hari hakenewe umwuka w'Imana uzava mu ijuru ukaza kubwira abantu ko hari Imana. Uwo mwuka rero nta wundi ni Kristo wawuzanye. Reka turebe rero byagenze bite kugira ngo Isirayeli ku munsi w'ejo ntibizihize
umunsi mukuru wa Emmanuel Imana turi kumwe, cyangwa se umunsi mukuru witiriwe ivuka rya Yesu. Uko byagenze rero nta kindi, ni umubabaro n'intambara Abisirayeli barimo, intambara Abisirayeli bari kurwana na Hamasi, intambara ya Hamasi, ndetse ku munsi w'ejo ngo cyari ikibazo gikomeye, kuko amakuru dusoma dukura mu binyamakuru bitandukanye byandikirwa muri Isirayeli aravuga ko ku munsi w'ejo henshi hirya no hino bari gushyingura bamwe mu baguye ku rugamba. Muri uwo muvu w'amaraso rero, muri ayo marira, muri iyo ntimba, byari bigoye kugira ngo Abisirayeli bishimire kuko babonye agakiza, mu gihe abana bari kurwa ku rugamba, mu gihe amasasu ari kuvuga, imbunda ziri kwasirana, inzu ziri gusenywa. Hamasi ngira ngo na Isirayeli muzi neza kuko ubu ngubu ari umuriro uri kwaka. Icyo rero cyatumye Yerusalemu, i Nazareti, nta kimenyetso na kimwe gihagaragara cy'umunezero kubera uwo muvu w'amaraso uri kumeneka. Aho ngaho rero iyo niyo mpamvu yonyine, kubera iyo ntambara, ndetse bavuga ko intambara ya hagati ya Isirayeli na Gaza, Gaza ihagarariwe n'umutwe witwa uw'iterabwoba wa Hamasi, bivugwa kuko iyo ntambara ishobora kugwamo, imaze kugwamo abantu barenze 20,000 ku mezi atararenga 3. Ibihumbi bigera kuri uwo muvu w'amaraso rero umaze kumeneka, ababyeyi barataka, abana barabura ababyeyi, abagabo barabura abagore babo, abagore barabura abagabo babo, kubera ayo maraso ari kumeneka. Ntago byari gukunda ko uyu munsi mukuru muri Gaza cyangwa se muri Isirayeli babasha, Gaza ho turabizi ko ari abayisilamu n'ubundi basanzwe batezihiza Noheli. Sinzi neza nimba hariyo amatorero cyangwa se amadini ya Gikristo, ariko muri Gaza tuvuze Hamasi ubundi bivugwa ko ari umutwe wa gisirikari w'abayisilamu, cyangwa se ni agace k'abayisilamu. Reka tuze turebe rero kuri Ukraine naho ho byabaye. Twavuga ngo muri Ukraine nubwo bari mu mubaro, bari mu ntambara, ariko umubabaro wabakururiye kurushaho kwakira urumuri, kwakira umucyo, kumenya ijambo ry'Imana. Muri Ukraine naho rero ni ikinyuranye no muri Isirayeli. Muri Ukraine naho ahantu hose ingoma, ariko tutaravuga impamvu Ukraine ejo yizihije umunsi mukuru. Nubundi muri Ukraine bizihizaga Noheli, ariko ntabwo bayizihizaga ku itariki 25. Hari umunsi mukuru aba Orthodox b'Abarusiya mwakiriya gice cyabo, ndetse ngira ngo hari n'andi madini nyene. Burya aba Orthodox ntabwo bahuza imyemerere nabo, ni aba Orthodox ariko bafite imico itandukanye. Aho ngaho rero niho dusanga ko habayeho umwanya wo kuvuga ngo, ndaza gusaba kameramani wanjye ntajye kure kuko tugiye kurangiza ikiganiro. Umwanya Abisiraheli, reka mvuge ngo umwanya Abisiraheli bo bari mu icuraburindi ry'intambara, aba Ukraine bo bari kwigobotora nanone ingoma y'Abarusiya mu buryo bw'itorero. Nababwiye ko burya ubutegetsi bwa leta bujya bugendana n'ingoma, burya ijambo ry'Imana rigendana n'ubutegetsi bwa leta. Mu mwanya rero navuze kuko ikiganiro cyacu ntabwo kiraba kirekire, ariko ntaragisoza ndagira ngo mbabwire ngo buriya Abayukereyini nabo bayizihizaga Noheli ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere buri mwaka, bifatanije n'Abarusiya. Kubera nabo intambara rero byatumye batandukanya n'Abarusiya. Noneho mu gutandukana n'Abarusiya, Abayukereyini mu gutandukanya n'Abarusiya, nta kindi kintu bakoze, baravuze bati rero reka twiyunge ku myizerere, ku myemerere y'amadini y'ibihugu by'i Burayi. Basanga rero hano ingoma ya gipagani tumaze kuyihigika, ariyo yari i Roma, umunsi mukuru twawuhengekeye cyangwa se twawitiriye za ntwaro bakoreshaga, ya minsi mikuru yabo bakoreshaga, twarabizanye mu nzu y'Imana, ahasigaye tubyitirira Kristo. Uyu munsi rero nabo ejo wari umunezero ku Bayukereyina, byari ibyishimo ku Bayukereyina. Hirya no hino aho bavugaga hose wasangaga bari kuvuga ngo Greriyur, aho wabaga uriho nari mvuze ijambo ry'ikidanwa, wasanga bati mugire Noheli nziza, Christmas nziza. Hari n'ikindi kintu nshaka ko tuzaganiraho rero, ikijyanye n'igiti.
ndi gushaka umuntu w'umudanwa uzaza kutuganirizaho igiti, ko iki giti hari abantu babonye bari kucyamagana. Iki giti bita ngo ni igiti cya Noheli, abantu bari kucyamagana ati ntigikurwe mu nzu y'Imana. Nibyo koko cyari cyarashyiriweho ibigirwamana, ariko intwaro iyo umaze kuyambura umwanzi wawe, iyo ntwaro niyo umukubitisha. Iki giti ni kimwe n'uyu munsi mukuru wa Noheli wari waritiriwe ibigirwamana, ariko tumaze kuwubohoza wabaye umunsi mukuru w'umucyo, ubu munsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Iki giti nacyo cyari kiriho nk'umutsindo w'abapagani. Iki giti kiriho nk'igiti nyine kigaragara ko Kristo ari urumuri. Icyo giti usanga kiriho urumuri, usanga kitambagijeho amatara, usanga mbega iki giti rero icyo kivuze wari umutsindo mu gihe cy'abapagani. Uyu munsi rero iki giti kirashushanya Kristo waje ari urumuri, akazamuka gutya agashibuka mu bantu, asigaye akaza kubakura mu byaha akabagira abana b'Imana. Icyo giti nacyo tuzakivugaho. Rero tutararangiza hano tuzavuga no ku munsi bita Yule. Umunsi bita Yule nawo wari umunsi w'ibigirwamana hano mu bihugu bya Scandinavia. Naho tuzarebera hamwe turebe ngo mbese Yule byagenze bite kugira ngo nayo ibohoranwe hamwe n'iyo minsi mikuru yindi bigirwamana by'i Roma, byose hamwe biraza byitirirwa ivuka rya Yesu. Ayo ni amagambo tuzarebaho, n'uburyo imirasire y'izuba yabaga ihengamiye mu bice by'amajyaruguru. Wasangaga nyine na n'uyu munsi urebye hanze twe dufite akazuba. N'uyu munsi igaragara kuko imirasire y'izuba muri aya matariki yabaga yahengamiye mu majyaruguru y'isi. Ubu hano muri Denmark naho habarwa mu majyaruguru y'isi, urabona hanze ko izuba riri kwaka, ariko ubukonje ni bwose. Ariko uru rumuri rwashushanya nirwo rwaheragaho bavuga bati ubwo urumuri rero rwatangiye kuboneka, bakavuga ati rero birashoboka ko ari nabwo Kristo yavukaga. Ibyo nibyo tuzarebera hamwe mu kiganiro gikurikira ahangaha. Reka ndebe kameramani wanjye andebere ku ikoranabuhanga turi gukoresha, hasigaye dusoze ikiganiro cyacu. Ariko mbararikire umutumirwa w'ejo. Ejo mfite umutumirwa w'umunepali, muzaze muri benshi. Nani gutekereza ko dushobora kugora ikiganiro live, ariko uwo mutumirwa wacu w'umunepali ejo tuzaba turi kumwe mu kiganiro. Ndi kumubaza bo abanepali burya bo ni abantu b'aba Buddhist, abantu batembera Imana. Nzababaza mbe bo iwabo bigenda bite. Ni abantu bagira Imana nyinshi, bakiri muri za Mana nyinshi z'i Roma. Nzabaza ese bo bagira iyihe minsi mikuru yihe. Ariko wowe ni umwizera, ni umuvugabutumwa wamaze kwibohora iyo ngoyi. Reka tubashimire rero, mukomeze mukore like, mwumve ibiganiro byacu, turabakunda. Uwiteka abishimire, mukomeze mugire Noheli nziza, kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wo kurangira 2023 twinjira muri 2024. Uwiteka abishimire, murakoze.